hanyuma katugaruka ku ngingo yacu y'uyu munsi iyo tugiye kugarukaho tugiye kureba ngo by'umwihariko amahirwe ndetse n'umugisha. Ubundi iyo umuntu avuze amahirwe ubundi ni iki? Buriya rero uko byagenda kose ngira ngo abaduteze amatwi babyumve, bajye bakurikirana ikiganiro, bajye bacukumbura, badufashe basobanukirwe, ariko kandi nabo nibagira n'inyunganizi yego bazitubwire, kuko burya umutwe umwe wifasha gusara ariko ntifasha ibitekerezo. Hari buriya ari n'ikindi kintu nari nshatse gutekereza, ndabana ese hari uwavuga aya mahirwe abanje gusenga cyane. Nk'icyo nacyo nicyo. Reka tubanze dusenge. Yego. Uriyo kwiringirwa kandi uri Imana, ushobora byose, utegeka byose, uhindura byose bikaba bishya, ibyari bibaye bibi bikaba byiza. Turagushimira uburyo ubanye natwe, turagushimira uburyo wagura ubwami bwawe kandi imbaraga zawe zigakomeza kubana natwe. Nshimiye uyu mwanya tubamwe iki kiganiro, kandi data twese ndagusaba kugira ngo umuntu wese asobanukirwe neza, anamenye ukuri, amenye icyo akwiye gukora, asobanukirwa hari kwerekeza ahagana, kugira ngo izina rye rikomeze guhabwa icyubahiro. Mwami Yesu Kristo waradutoranije kugira ngo iki kiganiro gitambuke ku isi yose. Turagusaba kugira ngo rero imbaraga ze zikomeze kubana natwe, udushoboze kandi ubuntu bwawe bukomeze kuganza imitima yacu. Twiringiye ko hari abahinduka, twiringiye ko hari abakomera, twiringiye ko hari abakomerezaho, izina rye rikakomeza guhabwa icyubahiro. Tubisenze tubyiringiye ko ugiye kudufasha muri byose mu izina ryawe Yesu. Amen. Amen. Aha, gahenguko. Uti amahirwe ni iki? Niki. Mbere yuko tureba n'umugisha, hanyuma tukareba ibi bintu byivangwa gute, byitiranwa gute. Yeah. So turibuze gusobanura, twasabye Mwuka Wera kugira ngo azabane natwe. Ni umuranzi ukomeye. Ibi bintu ku bantu bose batuye isi nibyo bagomba gutunga ku isi yose. Bagomba gutunga amahirwe, bagatunga n'umugisha. Hanyuma rero uti amahirwe ni iki? Ndabanza ntanga ingero, ariko nifashije ijambo. Se waretse nkifashije ijambo? Biremewe. Reka dusome Abaroma ibice 5 n'umurongo wa mbere. Abaroma ibice 5 ku murongo wa mbere, duhere ku murongo wa mbere. Titire y'ayo magambo iravuga ngo amahirwe azanwa no gutsindishirizwa no kwizera. Abantu babyumve, amahirwe azanwa no gutsindishirizwa no kwizera. Ntarazi murabyo. Hari amahirwe azanwa cyangwa amahirwe azanwa? Hari igihe azanwa cyangwa azanwa, byose ni kimwe, ntacyo bitwaye. No gutsindishirizwa no kwizera. Azanwa no gutsindishirizwa no kwizera, cyangwa se azanwa no gutsindishirizwa no kwizera. No kuvuga ngo hari ufite kwizera, sibyo? Ariko hari n'ushaka kugira kwizera. Noneho ayo mahirwe akazanwa nuko ashaka kwizera, cyangwa se akazanwa nuko yizeye. Nibyo nshaka kusobanura kugira ngo abantu babyumve neza, noneho bajye basobanukirwa neza. Hari uburyo umuntu aba atangiye urugendo, hanyuma urwo rugendo atangiye akaba ashaka kugira ngo azagere ku cyo atangirira urwo rugendo. Noneho uwo nguwo aba afite urugendo rurerure, kandi urwo rugendo ariko afite ibyiringiro ko urwo rugendo azarurangiza. Abatangiranye intego. Ni ukuvuga ngo atangiranye intego afite mu mutima, ariko itarajya ahagaragara ngo abantu bose bayirebe, sibyo? Noneho icyo gihe afite urugendo atangiye, ariko afite iyo ntego kugira ngo azagere ku cyo atangirira urwo rugendo. Urwo rugendo rero ni ukuvuga ngo afite aho ruzarangirira. Icyo gihe rero ni ukuvuga ngo abatekereza ko azabona amahirwe. Narangiza urwo rugendo azahita abona amahirwe. Ababyizeye. Undi wa kabiri, we yatangiye urugendo ararutwara rugezayo. Amaze kurugezayo, we nta ntego yatangiranye.
nawe yarayitangiranye ariko we yagezeyo hari uwatangiye nonaha hari n'uwatangiye kera agerayo yego yamutanzeyo yamutanze ariyo noneho we yamaze kugera igihe ari gufata y'amahirwe yayagezemo noneho ni ukuvuga ngo we yamaze gutangira. ni nk'uko ushobora kuba mufite imirimo ibiri umwe agatangira kuwuhinga wowe warabibyemo imyaka yego mu by'ukuri ntabwo bizerera rimwe yego wabibye mbere azasarura mbere yego ni ukuvuga ngo ubibye nyuma azategereza ko nawe byera yego agize amahirwe wowe ni wahinze mbere yamuhaho ariko atamuhayeho nanone nta ntambara yatera kuko nawe ubwo atekereza ngo uranyimye ariko nanjye niteguye kuzagira kuri bya bindi nawe ugezeho uyu munsi. uyu rero wagezeyo we yatangiye gufata kuri ya mahirwe ayo mahirwe arayafite yego kuyagira ntabwo ayatwara yose kuko amahirwe ni lasitike amahirwe ni manini arakururuka kugeza upfuye yego amahirwe yo ntajya asaza ngo ashire abantu bose batwumve ntihakazagira umuntu ugira ngo amahirwe agera igihe agashira oya ni ukuvuga ngo amahirwe ahoraho arakururuka pe ni ukuvuga ngo igihe cyose uriho ugihumeka ufite amahirwe yego ariko mu gihe ugihumeka wibuke ko hari utangira urugendo we ntaragera aka kanya atagira urugendo aka kanya ni ukuvuga ngo ntaragera muri ayo mahirwe icyo akoze kubera ko atangira urwo rugendo azi ko azagera kwa ayo mahirwe ni ukuvuga ngo ndaguha urugero mu Rwanda rwacu urebye muri za 80 ukareba muri za 90 yego ukageza 95 na gatandatu gutyo uburyo u Rwanda rwari rumeze yego ntabwo ariko rumeze uyu munsi uyu munsi byarahindutse ndetse navuga ngo 120%. ni ukuvuga ngo amahirwe twagize twayatangiranye na 95 gusubiza hejuru yego banyuva ayo mahirwe arutarera yo muri 85 yenda 90 yego ni ukuvuga ngo uyu munsi umuntu utari mu gihugu cy'u Rwanda wari hari muri 88 99 ageze mu Rwanda byamubera ikibazo kuko yasanga wowe nanjye twaragize amahirwe kuko twe twayicayemo we rero ari kuri twatangiranye nayo twayicayemo tuyarimo uwo wundi wabuze nona ntabwo yabona ku mahirwe yacu dufite abantu bose ariko batwumva bavuge ngo amen yes rero amahirwe azanwa no gutsindishirizwa no kwizera reka tubaze dusoma aya magambo abantu bose baduteze amatwi kugira ngo bumve icyo avuga aya magambo aravuze ngo nuko rero ubwo twatsindishirijwe no kwizera dufite amahoro ku Mana yego bw'umwami wacu Yesu Kristo wadushirikirije ubuntu dushikamyemo kubwo kwizera ngo tubone uko twishimira ibyiringiro byo kuzabona ubwiza bw'Imana. ariko si ibyo byonyine ahubwo twishimira no mu makuba yacu kuko tuzi yuko amakuba atera kwihangana. Haleluya. Kandi kwihangana kugatera kunesha. Ibitugerageza ukwihangana kugatera kunesha ibitugerageza. Uko kunesha kugatera ibyiringiro. Umva noneho bene ibyo byiringiro ntibikoze isoni kuko urukundo rw'Imana rwasabye mu mitima yacu kubw'umwuka wera twahawe. Amen. Shatse narekera iki gice kiraryoshye ariko mbese aya mahirwe turi kuvuga ni kuvuga ngo aya mahirwe twarayahawe kandi twayahawe twese nta muntu n'umwe udafite ko aya mahirwe abo umupagane. Iki kiganiro mbwira nawe ni igikirisito si igikirisito se bane ikirisito ni igikirisito rwose none kuvuga ngo uko byagenda kose aya mahirwe yahawe umuntu wese abo umupagane abo umukristo abo umunyamwuka mbese uwo ari we wese aya mahirwe arayafite kandi aragenewe. Hanyuma nkuko ari bisobanuye urugarutseho aho wahereye niba nakurikiye neza ngo amahirwe azanwa no kwizera no gutsindishirizwa. Hanyuma hari n'uweze kwibaza uko gutsindishirizwa cyangwa
uko kwizera kuki byiswa amahirwe, kuki ibi by'amahirwe, kuki ibi by'amahirwe. Ndaza kwifashisha andi magambo muri Esiteri ibice 6. Hari uburyo abayuda bari bagiye guhora n'akaga. Esiteri yitambika ko kaga. Hanyuma arangije abayuda bari bagiye kwicwa bakubiswe cyangwa se bashyizwe ku giti. Esiteri atuma amahirwe aza ku bayuda kandi batari bayafite. Bituma abari bagiye gupfa bagira amahirwe yo kongera kubaho. aho bandi gushaka gukwepa ngombe nabyita umugisha, ariko nkavuga asanga ntabwo ndawusobanukirwa. Nawe buretse ntabwo turawusobanura. na amahirwe turi ku mahirwe. Niyo mpamvu urukumva harimo utuntu ni ukuvuga ngo aya mahirwe bagize nuko ndaza kukubwira igikurikira. Amahirwe bagize bari bazi ko bapfuye, hanyuma bagiye babona itangazo ryari rigiye kubaho ry'uko bose bagiye gupfa. Yego, birahindutse bagira amahirwe. Yego, ayo mahirwe yavuye kwa Esiteri. Kuko Esiteri yatagera ibwami indani nta mahirwe bari kugira. Yego, ni ukuvuga ngo kugira amahirwe ni ukuvuga ngo harimo ibice bibiri. Hari uguhirwa ku byo wungutse cyangwa se uburyo wavutse. Yes, uburyo wavutse mu muryango ukize, umuryango ufite amafaranga, warahiriwe. Uriya mugore yarashatse ashaka ari umukene, agezeyo umugabo we babanye neza, none bafite etaje, bafite amamodoka, barahiriwe. Yego, sibyo? Umugisha ubu wihoreye ntuvugeho rwose, wihorere. Ndabona wihorere rwose. Dukomeze. Amahirwe, uriya muntu yagiye gucuruza ahita abona amahirwe, abona inzu abandi babuze, na amahirwe. Mbese muri make uriya yarahiriwe. Uzi ko yabyaye abana 3 b'abahungu akabyara abana 3 b'abakobwa, uriya yarahiriwe. Mbese ikintu cyose akozeho kiba amahirwe gusa, na amahirwe agenda abona. Na amahirwe yagize amahirwe. Umva, yaragiye kugwa mu rwobo agira amahirwe ntiyagwamo. agira amahirwe ntiyagwamo. Yagiye mu bitaro agiye gupfa agira amahirwe arakira. Ayo niyo bita amahirwe. Noneho icya kabiri, hari amahirwe noneho ya Kristo ku muntu yiremeye. Amahirwe ya Kristo ku muntu yiremeye. Ni ukuvuga ngo uyu muntu yiremeye yamuremye ari umuntu umwe, ariko muri uko kumurema tukiraho amahirwe turayasangiye. Yes, ubwo ndashaka kuvuga ku bakizwa n'abadakizwa. Ahantu tuyasangire ni agace gato kuri abo bantu bombi. Hari uyafite menshi, ariko hari n'undi utarayageraho ngo yumvu arayagenewe, ariko ntarayageramo. Ari wa wundi bwite utangiye nona ujye gutangira nona. Uwo nguwo reka nkwereke, ni nk'umuntu ushobora kuguha kontaki ariko utabona imodoka. Yego, utangira kumva ufite ibyiringiro ko imodoka uko byagenda kose irahari. cyangwa iyo utsindiye nka perime. Iyo utsindiye perime uba uri gusatira kwinjira mu modoka, urakoze cyane. Ariko ntabwo bivuze ko ufite perime ariko ufite imodoka. Ni ukuvuga ngo ubwo ni ukuvuga ngo wowe uba wumva amahirwe ahari ariko utarayakandagiramo. Umukristo rero we yamaze kuva handi muri rwa rugendo wowe uri gutangira. Ni ukuvuga ngo we yamaze kwinjiramo indani, anageze kurerega. We yamaze kumenya amahirwe azanwa no gutsindishirizwa no kwizera. We yamaze kuyasobanukirwa neza. Ni ukuvuga ngo amaze kuyamenya, uyu munsi ayahagazemo nta nubwo bafite, kuko we yamaze kumenya ayo mahirwe. Icya mbere yaramutsindishirije, icya kabiri amuha kwizera. Gutsindishirizwa ni ugutsindirwa ikintu cyari kirimo kikurwanya, gishaka kukubuza amahoro yawe. Hanyuma
Kristo we aza ashaka kugira ngo icyo kintu akigutsindire. Gutsinda nibyo bibyara gutsindishirizwa. Abantu babyumve neza. Hari aho uzumva muravuga ati wenda nagize amahirwe nakira agakiza. Ni amahirwe. Amahirwe akomeye cyane. Nagize amahirwe wenda mbona ubwiza bw'Imana cyangwa no gutwibaza. Haleluya. Tubyita amahirwe cyangwa dushaka kukundi kuntu tubyita. Nta kundi wabyita. Nta kundi. Niba imajingi ivuga ngo ese aya mahirwe hari abagenerwa hari n'abatagenerwa. Yego. Nuko ku gace kamwe nkuko nabivuze ndabisobanura ntabwo abantu nubwo hari abantu babiri umwe yayagezemo arayaza aranayasobanuriwe aranayasobanukirwa ariko hari undi ukiraho inyuma y'igikuta utarayamenya arayumva ariko ntayafite. Buriya ayafite nayahe turetse kwanza ayadafite kuko ayadafite wenda urimo agenda agarukaho ariko se ayafite nayahe? Afite yuko Yesu Kristo yamupfiriye. Akanu mukumvere. Afite ayuko Yesu Kristo yamupfiriye ariko amupfiriye atari uko ahise nawe ahinduka ngo amenye ko Yesu yamupfiriye. Yesu we yamupfiriye atitaye ku bintu ari gukora. Bivuze ngo ayo turayasangiye muri rusange. Ariko nanone hari igihe yashigukamo ukigenderaho ayo ngayo ukayareka. Nayo kuyatakaza. Ukayareka. Ntabwo ari kuyatakaza ahubwo urayajugunya. Uko byagenda kose uba ushaka kugira ngo ugere mu mahirwe nyirizina. Amahirwe nyirizina ku buryo uraba uyafite. Wakubaza se ubundi ufite amahirwe ameze ati? Kumbwira ati mfite amahirwe ko mfite Yesu. Mfite amahirwe ko mfite Imana. Mfite amahirwe ko mfite Mwuka Wera. Kandi namaze gutsindishirizwa. Icya kabiri mfite kwizera yuko natsindishirijwe. Icyo gihe rero umupagane cyangwa umunyabyaha uri hariya we ntabwo yabikubwira. Aravuga ati jewe nta mahirwe mfite kubera yuko nkikora ibi bintu. Niyo mpamvu buryo umuntu usanga arwanira kuvuga ngo Imana imbabarira iki ngiki, Imana imbabarira iki ngiki. Ibyo ngibyo yari kubivuga ni ya mahirwe ya Yesu Kristo ko yamupfiriye. Yego. Amaze kumupfira ahora Umwuka Wera yamusigiye. Buriya n'abanyabyaha n'abapagani bafite Umwuka Wera. Yes. Umwuka Wera baramufite ahubwo nuko baba bamubitse mu byumbiri ahirya badashobora kumukingura ngo akuri icyo agomba gukora. Ariko nawe aramufite Umwuka Wera ari ku banyabyaha. Bibiliya nano bitubwirereka navuga ngo rega abanyabyaha nibo twita abanyehirwe. Nizino bafite Umwuka Wera barawufite. Aho mbaye mushya iyo ngingo tuzayigaruka kwayo. Reka tuzasimbuke tuzagaruka. Turaza abafite Umwuka Wera ari bande. Ni ngo aho tuhihorere. Ariko noneho nuvuga ngo Yesu Kristo yapfiriye umuntu wari we wese atarebye uw'iburasirazuba ngo yibagirwe iburengerazuba ahubwo wese. Iyo mvuze gutyo ntago mvuga mu gihugu cyacu gusa mvuga isi yose. Nuvuga ngo uwo ari we wese witwa umuntu afite uburenganzira bwo gukandagira muri ya mahirwe. Ariko ntago ariko bose binjirira mu icyarimwe. Hari uwinjiye mu mbere kwanza nkuko twayivuze. Hanyuma we yamaze kwinjiramo ariko hari nundi wumva ashaka kwinjiramo akaba afite inyota yo kushaka kwinjiramo kubera wa Mwuka Wera. Hakaba nundi wa gatatu noneho widamarara yumeze gutyo utazi ko azanayinjiramo utazi n'inzira atazi n'ukuntu azarigenza ariko akaba azi ngo ndi umuntu naremwe n'Imana. Byonyine kumenya ko yaremwe n'Imana akanamenya ko Yesu Kristo ari umukiza. Sawa buri gihe afite amahirwe yuko azayinjiramo kandi bigakunda. Kubakizwa se amahirwe turayanganya? Oya wapi ubwo mise mfata igice kimwe noneho. Dufashe kubakizwa. Kubakizwa gusa ariko bagiye kuvamo abantu babiri ngaho re nabo se kandi. Yes. Kubakizwa amahirwe waruvuze ngo hoya imbaje ngo turanganya uravuga ngo hoya. Nuvuga ngo amahirwe impamvu tutayanganya turaza kubisobanura kumigisha. Icyo kibazo ureba ndeka uze kumbariza kumigisha hanyuma noneho uze kukubwira impamvu tutayanganya. Ariko uko byagenda kose ntago tuyanganya. Yego. Aho ne kubakizwa
ku badakizwa babandi basigaye apartindi bariya bari hariya bo barayanganya ayo bafite nabo bafite ibice bibiri nkuko nabikubwiye. Hari ufite inyota yo gushaka kwinjira muri ya mahirwe ya nyayo. Hari n'undi bita amarerero aho ngaho ntazi iyo biva ntazi iyo bijya ntibiri hagati. Ni nk'ahandi Yesu ijambo ryavuze byahishuwe bivuga ngo ubwo udakonje ntubiri ngiye kukuruka. Ubwo ngo warahari burya bahari ntabwo ijambo rigendera ubusa. Burya arahari udafite hepfo udafite haruguru udafite hejuru udafite hasi, mbese muri make umeze nk'uri mu kirere atazahagana ushushubikanywa n'umuyaga. aho mesengera akabazo kamwe sinzi niba ndabangiye orusije ikiganiro ariko none ndabandi muri umurongo ho gatoyi kuko twabyise amahirwe kuba taragize amahirwe yo kumenya Yesu. Sinzi niba turi kujyana ngaho ndabyumva. Kuba taragize amahirwe yo kumenya Yesu ngo bamwumve bamwigishwe bamwumve abo iherezo ryabo rihagaze rite? Urakoze cyane. Uvuze usa nk'uhisha kuba ataragize amahirwe. Yego niba mubyise amahirwe kuko twatanye tuvuga ko ari amahirwe. Iyo uvuga ute se kuba adafite ayo mahirwe nibura? Impamvu mvuze kuba ataragize amahirwe mbyise gutyo mbise mu ubwo ni impitagiye. Ubwo byaba byararangiye rero. Yes, byararangiye. Ubwo byaba byararangiye. Urashaka kuvuga babandi tuzi cyara kwabaga bigirwe baryangombe bande bose batari bazi Imana. Yego. Amaherezo yabo tuyita abagiye. Yego. Batashye. Yego. Abo nta mahirwe bafite. Rwose aho bicaye bari kuzimu cyangwa se abantu bategerereje nta mahirwe bafite. Ntayo. Niyo mpamvu niyo mpamvu hariho uyu mwanya kugira ngo uri kubyumva agire vuba ahindukire we aba afite telefone mu ntoki afatirana ya mahirwe ahita afatirana ya mahirwe akiregara kuko uyu munsi ashobora kugera nimugoroba cyangwa ku manywa ubuzima bwahagarara. Icyo gihe agasanga baba ya mahirwe rero akwiriye guhita aza bwangu agahita ajya mu murongo wo gushaka ayo mahirwe. kuko uruba impamvu bari baje gukene ko warugarutse uvuga ngo kuba tarakizwa nawe harimo ibice bibiri. Uramwe uritaye igice cy'abafite inyota yo guhindukira. Hari n'igice baraho nyine batazi iyo bagana pe byibura se barabyumva. Hari n'ubyumva barabyumva ntibagire iyo nyota byibura tuvuga ayo makuru baba yafite. Ese reka nkwereke nk'ubu hari nk'abantu bazi ko bafite ubwo buzima bw'amahirwe ariko bakaba batemera Yesu. Uzaba bafite amahirwe yaye akakubwira ati nta Yesu wapi uwo muntu urambwira ngo ufite amahirwe. Tukiraho Bibiliya yavuze ko amahirwe azanwa cyangwa azanwa no gutsindishirizwa ndetse no kwizera. Hanyuma ubwo ndashaka kumva source utanga ayo mahirwe ninde nyirayo mahirwe ninde? Yego. Kugira ngo numve ko hari abayahereza kuko arazanwa ariko se azanwa nande? Yes mumva mbonye uvugo nziza. Azanwa nande? Aza kuki? Umuntu ya deliveryinga ninde? Urakoze cyane. Yirebye mu Yohana atubwira uburyo Yesu ajya kujya mu ijuru yasize avuze ijambo rikomeye. Ndagiye ariko simbasize mwenyine. Noneho mbasigiye umufasha. Yego. Ari umwuka wera. Uwo ni uzabana namwe. Noneho ngo hari irindi jambo rivuga ngo ahora dutakira ngo abadata. Yego. Sibyo? Yego. Nukuvuga ngo Yesu niwe nyiramahoro. Niwe nyiri mahirwe. Nukuvuga ngo Yesu niwe nzira ukuri n'ubugingo. Noneho uyu Yesu niwe utanga ayo mahirwe. Hanyuma mwuka wera we ni ukomanga kuri wa wundi ufite inyota yo gushaka ayo mahirwe. Akantu kumve gasubiramo. Nukuvuga ngo Yesu ni utanga amahirwe. Hanyuma mwuka wera we akomanga kuri wa wundi uhora ushaka afite inyota yo gushaka kubona ayo mahirwe. Nukuvuga ngo umwuka wera nicyo abereho. Abereho guhora akomanga akubwira ngo isaha irageze, akubwira ngo igihe niki, akubwira ngo nyamara uratinze, akubwira ngo ese wabigiyemo, ukareba uburyo amahirwe akuzamo. Noneho rero Yesu niwe utanga ayo mahirwe. Mwuka wera mbese navuga ngo niwe mbarutso kuko twamusigiwe ariko tumusigirwa na Yesu. Nukuvuga ngo niyo mbarutso ituma uhaguruka aho wari wicaye uhasinziririye kuko nk'ubu ngubu naguha urugero bitewe n'iterambere u Rwanda rwacu rufite. Buri muntu wese uri mu Rwanda
afite imishinga asazanye mu mutwe ariko adakora. Igihe cyose akavuga ngo nzubaka inzu ariko adafite uburyo bwo kuyubaka. Igihe cyose akavuga ngo nzagura imodoka adafite, igihe cyose nzacuruza mu mujyi ariko adafite igishoro. Akagahora bitekereza, kandi uko abitekereza burira bugake. Wazajya kubona ukabona nk'ubu nari ndimo ntekereza uyu mwaka uri kwiruka gute, ese kuki uyu mwaka uri kwiruka cyane, sinzi niba nawe narabibonye, ariko njyewe nabonye biri kwihuta cyane. None ni ukuvuga ngo jere mu kwa 11 mu kwa 12 nari narapanze imishinga. None imishinga ngeze mu kwezi uku nguku ntacyo ndatangira rwose. Nkibaze se uyu mwaka uzashira ngeze kuki, ariko birantera yego nanjye kuvuduka ngo nihute cyane kugira ngo ndebe ko nibura umwaka wazashira hani na kimwe cya kabiri nkozi yego. Kuko ntabwo bira gusigara ngo amezi ari kwiruka cyane ngo ngende nsigare, oya, ahubwo biransaba kwihuta cyane nanjye nkihutana na ya mezi ari kwiruka kugira ngo nibura umwaka uzasige hari icyo nagezeho. Mbwire n'abantu b'abanebwe bari hanze aho ngaho bahora bategereje ngo mpampa nabo ntago bazagera kuri ayo mahirwe, ntago ayo mahirwe bayageraho. Nukuvuga ngo rero aya mahirwe atangwa na Yesu, ariko Mwuka Wera niwe uhora kwinginga akubwira ngo vaho wicaye, vaho usinziriye, ngwino winjire muri ya mahirwe. Ayo mahirwe rero agengwa na Kristo. Ngira ngo igisubizo ndagisubije. Aha, okay. Hanyuma aho twakiri ku mahirwe, sinzi twasimukira ku mishono no z'amahirwe gafite ibintu byinshi. Ntacyo wenda niba ari ikintu nta kibazo nacyo dusimukire ujya kugira ngo tuza kubivota bisoje ko turaza kuvuga no kumugisha tuza kubihurizamo hagati. Yego, sinzi n'amahirwe ari ikindi dusigajeho kugira ngo uko dusimukira no kumujisha wenda uko byagenda kose twabisobanuye. Uwarivuga ntiyabirangiza kuko amahirwe navuze ngo elastic ruvuga ngo birakururuka bigera kure, noneho bigarukira hehe aka kantu wenda twakasobanuye neza. Bigarukira hahandi umuntu amaze kuva mu mwuka, uko ari nk'igihe uzasanga ukumva nk'umujura muragize amahirwe si bamfata. Yego, ntibamfata. Kibaza nk'uyu muntu ubwo nahita mbibaza nicyo kiri kuvuga. Ariko uwo mujura we avuze ngo agize amahirwe ntibamfata ahwanye na wa wundi. Neza si amahirwe, oya ntago ari amahirwe. Mara turabyita amahirwe, oya ntago yaba amahirwe kuko yaragiye kwiba nyine. Eza amahirwe yo kwiba ariko ntiyafashwe kandi yibye. None se aranganya no wibye bakamufata anganya amahirwe, turabyita ikisi n'uwibye ntibamufate. Ari uwibye agafatwa, ari n'utibye ntafatwe, bose n'ibisambo. Nta mahirwe ngaho mu mahirwe turi kuvuga ntago arimo. Ni ukuvuga ngo uwo nguwo azi ko agize amahirwe. Ariko abantu banyumve neza, ntabwo bivuze ko Imana yanga umunyabyaha, ahubwo yanga icyaha. Nuvuga ngo ubundi umuntu aba umunyabyaha kuko yakoze icyaha. Uramutse utakoze icyaha ntabwo wakwita umunyabyaha, sibyo? Nuvuga ngo rero Yesu nicyo byatwavuze kare, umuntu wese ku isi yose agenewe ayo mahirwe. Kandi ayo mahirwe agenewe no kugira ngo azayashyikirizwe hanyuma anayizereremo ko yamaze kubona ayo mahirwe. Noneho rero nuvuga ngo uyu muntu ugiye kwiba akajya kwiba ntibamufate ntago ari amahirwe kuko n'ubundi yibye, kandi ibyo yibye nta nubwo bimuhesha kugira umutekano. Igihe cyose abaze ko azafatwa avuga ati ibyo byose baramfata nubwo ntafatiwe ahandi ariko bashobora kuzamfata. Nahoze numva uburyo abajura basigaye bakoresha imbuga nkoranyambaga ku buryo bari bamaze kwiba ngo ni miliyoni hafi 270 niba ari 70 n'ibiki byose. Nuvuga ngo ibyo ni ibintu yagaragaje ko agize amahirwe ayo mafaranga ari y'abaturage ayatwaye, ariko bamucakiye. Nibu yaramucakiye, yarabacakiye. Nuvuga ngo aho ngaho duri surasanga ari amahirwe yayo, kandi yarafashe miliyoni 70 akazirya. Uyu munsi bakaba bamucakiye, ayagiremwe amahirwe se? Nuvuga ngo uko byagenda kose amahirwe turi kuvuga atandukanye n'ibi ngibi. Dushatse twasimbukira aya mahirwe ashobora kugira garanti igihe runaka. Ahubwo unyibukije kandi kantu, hari umuntu ushobora guhabwa amahirwe akayidegembyamo akayakoresha uko atakagombye kuyakoresha. Akayakwa se ndaza kwivuga waravuze ngo dusimbuke tujye kumugisha, ahubwo bigiye byatangira. Ngo nibaje amahirwe ubwo tabibuza icyo nanimbajije, amahirwe niba agira garanti ashobora kugera igihe wenda agashira, wenda ashobora kubona amahirwe angana azamara icyumweru. Biterwa, cyangwa amahirwe abari nyine nkuko ari bivuze ubwo nyine baramahirwe akururuka. Amahirwe ntashira,
ahubwo twinjire kuyahawe. Uyu muntu wawe aya mahirwe Yego. ese arayagumanye cyangwa ayagizemo ukundi kuntu? Nuvuga ngo ushobora guhabwa amahirwe hanyuma ukumva ko igihe cyose ugize amahirwe nyine kuyafite, noneho ntushobore gucunga ya mahirwe. Ni nk'umuntu ushobora kubaka inzu yamara kuyuzuza agashyiramo abapangayi, ariko ntazongere kwibuka kuza gushyiraho irangi ryashaje ngo arihindure ashyireho irishyashye. Icyo gihe inzu izapfa. Yego. Icyo gihe inzu izahirima, kubera ko icyo gihe bizaba bigaragara ko uwo muntu amahirwe yari yahawe. Reka ngo urundi rugero, mu Rwanda hari Girinka, Perezida wa Repubulika yatekereje ku baturage. Yego. Aravuga ngo aba baturage bakwiriye kunywa amata. Mu by'ukuri hari abantu bafite inka. Yego. Perezida wacu Imana imuhe umugisha rwose areba kure, narivuze ngo arerekwa. Noneho abona hari abantu batigeze bagira amahirwe yo kubona inka. Aravuga ati noneho sinabaha ihene, sinabaha intama, sinabaha ingurube, reka mbaha inka uko bifuza amata nabo bajye bayanywa. Yego. Uwo muntu ntagize amahirwe. Yego. Amaze kugira amahirwe inka irabyaye. Azituriye mugenzi we baturanye. Uzakurikira. Yego. Noneho yatangiye kugira amahirwe, noneho n'amahirwe yatangiye kujya no hirya. Ariko umva ikindi gikomeye. Ya mahirwe inka irabyaye, abonye amaze kuziturira mugenzi we agira ngo birarangiye, inzara iramuteye yenda, cyangwa se kamera imwinjiyemo, agurishije ya nka. Ese ko agurishije ya nka azakomeza agira amahirwe yo kunywa amata? Ntago bigishobotse. Yego. Ararangaye, agurishije inka, cyangwa ntayihaye ubwatsi, inka irapfuye. Ni ukuvuga ngo ntayitayeho, arangije inka irapfuye, ntazongera kubona umusaruro w'amata. Injira mw'abantu ufashwe. Arimo tundi gushaka kuzana ko tubazo tumwe na tumwe batara tugonga ku cya kintu wambujije kwatakaho, ariko katukinjiremo. Yego. Katukinye kugira tubihuze neza. Ubwo ngira ngo nago mwana tukikizwa ijambo ryonyine ubwabyo, tubanza gusobanura ikintu izina ryacyo cyangwa se inkomoko yacyo, noneho tukabona kugenda twinjira mu nguni zacyo. Ubwo turata twinjira mu ijambo rivuga ngo umugisha. Umugisha ni iki? Umugisha, amahirwe arabonetse, twamaze kuyumva. Yego. Azanwa no gutsindishirizwa no kwizera. Mu magambo make. Yego. Nuvuga ngo wakoze amahirwe ni iki? Yego. Sobanurira umuntu uti amahirwe azanwa no gutsindishirizwa no kwizera. Setu. Nta kindi. Kugira ngo bitakuvuna mu mutwe katugoye samari. Hanyuma uzabisanga hangaha. Uzabisoma hangaha kuko ngo nyine asabwa kubona naho biri. Yego. Twagiye kumugisha. Umugisha rero. Buri umugisha utandukanye n'aya mahirwe. Buriya uko hari abantu babyitiranyanga, cyangwa se babifataga kimwe. Uyu mugisha amahirwe kuba impamvu twatinzeho cyane nuko ari umukristo. Amerwe na mukristo. Ari umukristo cyane. Nuvuga ngo ugira amahirwe kubera ko wabaye umukristo nyawe. Wemeye Kristo ko ari umukiza, kuko twaje gusanga amahirwe azanwa na Kristo, atangwa na Kristo. Nuvuga ngo na amahirwe ugumana, ariko urangaye nabwo yagucika kuko nyine warangaye nka wa wundi wagurishije yanga. Noneho umugisha wo rero, ariko ntitwivuguruze ibyo twavuze ko nanone wa wundi uri mu nzira utangiye nonaha azagera muri amahirwe nyine. Yego. Ntago twabyishe, ntago tubivuguruza. Nuvuga ngo nawe afite amahirwe, afite uburyo bwo kwinjira muri amahirwe. Yego. Ntabwo twamwanze, nubwo tutamuvuzeho, twamuvuze pe. Uyu muntu afite amahirwe yo kwinjira mu mahirwe. Agakano kabaye agano keza. Ibarishimye. Afite amahirwe yo kwinjira mu mahirwe. Yego. Noneho rero umugisha. Umugisha ni ibintu bisanzwe. Navuga ngo ni ibishakwa. Umugisha burya ni ibishakwa. Sinzi niba mvuze mu Kinyarwanda cyiza, ariko umugisha burya ni ibishakwa. Ndatanga ingero. Uhinze umurima, uhinzemo ibigori. Wo hirya ahinze umurima, nashizemo ibigori. Hanyuma arangije, wowe usarura amatoni n'amatoni. Wa wundi birarumba. Wowe wageze iki? Umugisha. Nuvuga ngo ugiye kugucuruza, ugiye kugurisha bya bigori kuko wageze amatoni n'amatoni. Nuvuga ngo ni umugisha wahawe. Wagitambaza ngo kuki bitiswa amahirwe ariko ukomeza.
ntabwo byaba amahirwe. Komeza Amahirwe nicyo ubona. turaza kugaruka komeza. Noneho ni ukuvuga ngo wahinze muhinze muri babiri batatu, wowe urasaruye bo ntibasaruye, ni ukuvuga ngo uwo wagize umugisha. de icya kabiri, uzanye umugore, umugore abaye aho ngaho, aratwise, arabyaye abana 2 3 4 5 6. abo bana barakuze, barize, baraminuje. abo bana barakuze, babonye akazi. ni ukuvuga ngo mu rugo rwose niba bataranashaka babonye akazi bose uko ari 6. ni ukuvuga ngo urwo rugo ntabwo ari abana bafite umugisha, ahubwo umugisha uri muri rwa rugo rw'ababyeyi. ni ukuvuga ngo ababyeyi babonye umugisha kubera yuko abana babo bafite icyo bari kwinjiza, kubera ko babaye abana b'umugisha. noneho umugisha winjiye muri rwa rugo. ni ukuvuga ngo babana si bo mugisha, ahubwo umugisha uri kwinjira muri bababyeyi, kuri bababyeyi uturutse ku bana ariko atari bo mugisha. ni ukuvuga ngo umugisha wabagenzeho, ariko abo bana babonye akazi. noneho akazi babonye kagiye gutuma ababyeyi babo bishima, kubera yuko umugisha winjiye mu rugo rw'ababyeyi. urabyumva ute? turi kujyana ako ntabwo ndagerayo. ni ukuvuga ngo rero uyu mugisha ni ukuvuga ngo urashakwa. ni ikintu ushaka kugira ngo ubone ikintu nyacyo gifatika. noneho ikintu gitangaje, uyu mugisha uranagaragara ku maso. mu gihe amahirwe udashobora kuyabona gutya amaso ku maso, ariko akazaza nkuko turi buze guhibuza. reka mbe mparetse. noneho ni ukuvuga ngo umugisha we, umugisha ni ukuvuga ngo uba uri kuwubona amaso ku maso. uyu muntu yagize umugisha, dore afite umugisha, afite inka, afite imodoka, afite ibikiri cyose. yabikuye hera, yabikuye he? ni umugisha yagize. ni ukuvuga ngo afite umugisha. ikintu akoze, iyo acuruje amabuye ayakuramo imodoka, iyo acuruje dodo azikuramo inzu. uyu muntu afite umugisha. hari n'abavuga ngo yarawuvukanye. hari umuririmbyi, hari abantu bajya bansetsa ngo hari indirimbo z'isi. yewe byaranantangaje, ntabwo njya mbyumva neza, ntabwo mbisobanukirwa indirimbo z'isi ko ziba zimeze, byaranyobeye. ni indirimbo nyine zazo ntituzi. ariko uyu muntu yararirimbye ngo umugisha burya ntubyiganirwa. yego, uw'Imana yahaye arawuvukana, yego, akazarinda awusazana. uyu muntu yarazi mu mwuka, yarari mu mwuka. ni ukuvuga ngo uyu mugisha rero niwe ujya kubona ukabona Bienvenue avukanye n'abana 3, ariko Bienvenue arakize. yego, agize amafaranga, noneho agize ubutunzi bwiza, noneho atangiye kujya afasha. umugisha n'amahirwe, n'umugisha, uwo n'umugisha turiho. nuvuga ngo icyo gihe Bienvenue agiye kujya afasha ba bantu bari umunabe cyangwa abakuru be batigeze babona uwo mugisha. nuvuga ngo bariho bavutse ku mugabo umwe, ku mugore umwe, ariko Bienvenue we agize cyatomboye umugisha. akantu kose akoze abonye amafaranga, akantu kose akoze agize ubutunzi. wazajya kubona ukabona abo muvindimwe bo ntabyo babonye. icyo gihe wowe wabonye umugisha, ariko umugisha nawe ugiye kuha ku bavandimwe bawe. niyo uzagenda mu nzira uri kumwe na barumuna bawe cyangwa abakuru bawe, abantu bazabyivugira utavuze, kubera ko bakuziho umugisha. bazatavuga ngo uriya mubona Bienvenue we ni imigisha, iwe ni imigisha gusa. nuvuga ngo we amahirwe abona umugisha. umva ko bitangiye kuza. nuvuga ngo yagize umugisha, afite ikintu cyose yerekeje amaboko kiza ari umugisha. umugisha rero urashakwa, ntubyiganirwa. ntabwo ushobora kujya kuwaka undi, ni wowe ushaka, wowe ubwawe ku giti cyawe, amaboko yawe n'amaso yawe n'ibitekerezo, ni wowe ushaka uwo mugisha. umugisha ntabwo biraza neza kuri ngewe cyangwa uri kubibona, ndimo nabyumva kuko ntuze namaze kuyumva neza. yego, ubwo ndavuga amahirwe namaze kuyumva neza. none mu bitekerezo byanjye ndimo ndashaka kumva uburyo ndi bufate igice cy'amahirwe nkagitandukanya n'icy'umugisha muri ngewe. vuga ngo umugisha sinzi niba ari n'icyandiko zo kudufasha nkuko twabonye uburyo
amahirwe yo tuyasobanukirwa neza twifashishije n'ibyanditswe nuza no kubona icyadufasha mu bijyanye no kugira ngo turusheho gusobanukirwa umugisha nacyo uze kukitubwiraho hanyuma ubwo ku mugisha ndaza kongera nibaza ko tuvuga ngo uyu mugisha umuntu uwuhabwa aba agomba kuba yujuje iki agomba kufita iki afite iki ninde ugenewe kugira ngo twumve ahatandukaniye na wa wundi w'umunyamahirwe umunyamahirwe yes uyu uhawe umugisha ukeneye umugisha ninde buriya ndashaka kukubwira ko nakubwiye ko umugisha burya ushakwa na nyirawo ni naho ndahita ntera n'urutoki iyo twinjiye mu by'Imana cyangwa se mu buntu bw'Imana cyangwa se mu by'Imana yabishyizeho kuri iyi si dusanga umugisha noneho na wa wundi w'umunyabyaha yego warawubona umugisha n'umunyabyaha ubona rwose atari uko yasenze atari uko yiyirije atari uko yakiriye Yesu nk'umukiza atari uko mu gihe amahirwe ayabona kubera ko yemereye Kristo kwaza muri we biratandukanye hano harakomeye ntabwo hakomeye haroroshye ko aho niho bagisa nkaho bagiye gusumbana noneho gato bagiye gusumbana ariko ntaho basumbanira kuko bose umugisha barawugenewe bose nuvuga ngo nanishatse kuvuga waba umupagane yaba umunyabyaha cyangwa umukristo bose umugisha barawugenewe nta garuriro nta no kuvuga ngo ese nzakora iki kugira ngo ngere kuri wa mugisha umugisha urangana kuri wowe nuvuga ngo urangana ari usenga ariko amahirwe twavuye ko atangana amahirwe yo ntangana rwose tubyumvikaneho ku munyabyaha n'umukristo ntago amahirwe angana pe ariko umugisha wo uri muri rusange nuguhera iburasirazuba ukagira iburengerazuba kuri buri cyiciro buri muntu uwo ari we wese ni ukuvuga ngo noneho tuvuge umuntu uri ku isi yose afite uburenganzira bwo kugira ku mugisha uretse ko itandukaniro ribuza kuza ni uburyo umunyamahirwe atunga umugisha we uyu mugisha turi kuvuga nutangwa n'Imana nutangwa n'Imana no umugisha wundi ukomokaye umugisha urimo ibintu bibiri tumenye inkomoko y'umugisha turi kuvuga n'abantu bawumve umugisha urimo ibintu bibiri ndabaha urugero rw'abana babiri n'ababyeyi babiri yego ababyeyi babiri bari bafite abana babiri noneho umubyeyi umwe abwira umwana we aramubwira ati rero ndashaka kuguha umugisha kandi uwo mugisha nshaka kuguha ndawuguha ruko nzaniye inyama nziza umwana arabyumva abyumvise afata umuheto afata umufuka ari buze gutwaramo za nyama ajya mu ishyamba ajya gushakisha za nyama se amusabye kugira ngo ahabwe umugisha yego hanyuma akigenda nyina akaba yarabonaga udakwiriye umugisha yaraze ko nibyo yatekereje yaratekereje ati uyu mwana wanjye usigaye hano nta mugisha ari buze kubona uko mbibona umusaza ari gusaza ashobora guhita anapfa rero ngiye gukora amanyanga mubare nkoresheje iryo jambo si ryiza ariko ngiye gukora iki uburiganya ubwo n'uburiganya hanyuma mfata uruhu kuko uwo mwana wari ujya mu ishyamba yari afite amoya ku mubiri ise ntiyabonaga ariko atanga umugisha sise yego ntago ari Imana irimo yego nta mana ihari ni se ugiye gutanga umugisha hanyuma umwana bamwambika uruhu rw'ihene kugira ngo ise naza kumukora mu gituza yumve yamoya kuko ise atabonaga arangije bateka inyama urumva babaze ihene batetse inyama barangije barazizana aravuga ati mwana wa papa za nyama wantumye zahiye byuka wicare uzirye hanyuma nkumugisha ise ijwi akumva sirya ushaka ihene yego ushaka inyama hanyuma ariko yamukoraho akumva afite ya moya nk'aya wa mwana yatumye yego inyama arazirya ariko ashidikanya atabyumva neza ijwi ryahindutse rite ko narinzi ko umwana wanjye avuga gutya yenda arafite akantu k'akagoto cyangwa se n'ibimbaho hanyuma icyakurikiye nuko icyabaye nuko umwana bahise
Isa amaze kurya za nyama yahise amuha umugisha. Amaze kumuha umugisha, wa wundi wagiye mu ishyamba gushaka inyama nawe aza yiruka, yagize amahirwe abona za nyama, yego, aza yiruka, ariko ahageze asanga hari umuriganya wamuriganyije. Tekereza ko yariganyijwe na nyina. Icyagaragaye nuko umwana yavuze ati papa ndaje, urumva yarazitetse, ese yamaze kurya yahaze, yatanze n'umugisha byarangiye, papa naje ngaho mu mugisha ngizina za nyama ndazizanye. Yumva ryajwi niryo, amukoze mu gituza yumva yamoya, akoze ku maboko yumva yamoya, aravuga ati se mwana wanjye ko hari undi wundi waje, ninde ko ntabona? Umugisha arabwira ati jewe nibwo nkiza, dore inyama ngizi ndazizanye zirahiye, zatogose zahiye. Hanyuma mpumugisha. Isa aramubwira ati mwana wanjye ihangane, umugisha nawe utanze kandi sinawugarura. Urumva? Uyu mugisha icyo nkubwira ni kimwe, ntabwo umugisha turi kuvuga ureba igice kimwe cyangwa ngo ugire ahandi hantu ugarukira. Nuvuga ngo buri wese afite uwo mugisha, ariko biterwa nuko wabonye uwo mugisha. Yes, biterwa nuko hari umunyabyaha uri aho hirya, yego, yenda tuvuga urugero, abonye umuntu runaka afite amafaranga, yego, amamiliyoni nka 300 500, aramubwira ati ndagukeneye, nyura hano tuvugane. Amukubise urufuka mu mutwe, aramwishe n'urugero, amwatse amafaranga yose arayatwaye. Atangiye gukora business kubera ko yatwaye amafaranga. Ariko abantu bakavuga ngo yabonye iki? Umugisha. Ariko mu by'ukuri yarawukuye mu muvumo. Yego, uwo nguwo ari ku ruhande rumwe. Hakaba rero n'uhari we unafite Kristo. We akora ku kintu icyo ari cyo cyose akozeho kikazana umugisha. Icyo gihe bigatuma aba umugisha uvanze na wa twavuze, turibuze kuvanga bikaba isosi nziza. Nuvuga ngo uwo afite umugisha we yikorereye, ariko uvanze n'uburyo ahagaze, n'uburyo arimo, n'uburyo yicayemo. Uwo nguwo we atandukanye na wa wundi wishe umuntu cyangwa wibye. Urumva ko bitandukanye. Ariko cyo nakongera kuvuga nuko umugisha umuntu wese arawugenewe. None ngo tuvuge ku mugisha, yego, wabakizwa, wamenye Yesu. Nyuma yo kumenya ko buri wese ugenewe, none tire umwihariko w'umugisha wabakizwa. Urakoze cyane. Rero ngingo tujyaho. Indirimbo yuzuye umwuka iraririmba ngo, cyangwa umuririmbyi yuzuye umwuka aririmba indirimbo, aravuga ngo umugisha Uwiteka atanga nta mubabaro yongeraho. Biri no muri Bibiliya. Yego. Nukuvuga iyo uyu nguyu wo usenga Imana, ufite Uwiteka, ufite Imana, nukuvuga ngo iyo afite umugisha bitandukanye na wa wundi ufite umugisha yakuye mu mbaraga yakoresheje zitari nziza. Uyu we umugisha we ndagira ngo birimo binaza uvanze na ya mahirwe. Nukuvuga ngo afite amahirwe ko yakiriye Yesu nk'umukiza, noneho agize andi mahirwe agiye kwikubita mu mugisha. Nukuvuga ngo ubundi ari ya mahirwe ni yaresha umugisha. Yes. Amahirwe aresha umugisha, akawuzana ukagira wa mugisha kubera ko ufite ya mahirwe, ufite Kristo utanga umugisha. Yego. Vuga ngo amen. Amen. Ufite Kristo utanga umugisha. Nuvuga ngo wamaze kureka Kristo aba muri wowe, aguha ugira amahirwe, ugira amahirwe yo gutunga Kristo, uramwakira, aba umwami n'umukiza wawe. Noneho Yesu Kristo ari muri wowe, agiye no kuguha imigisha. Ndetse sinanavuga ngo n'umugisha, imigisha. Aje kuguha imigisha myinshi. Noneho aho bitandukaniye, nuvuga ngo uyu nguyu ukijijwe, uyu nguyu wakiriye Yesu nk'umukiza n'umwami, iyo afite aratanga, iyo afite arakora, yego, iyo afite ashaka kunganira, iyo afite ashaka kugira ibindi binyuranye n'ibyo abandi bakora. Kuko hari ahantu uzagera usange, umuntu afite igipangu yiyubakiye, ashizeho clôture, ashizeho urugi, imvura iraguye, umuturage uri kuhanyura ntabwo ari buze kubona ahantu yugama.
abantu bambawore banyumve Yego, turi kujyana. igipangu ni icyabo nta kibazo ntacyo bitwaye nta nubwo bari buze kugikorwaho ariko yibagiwe ko uwo mugisha cyangwa se ayo mahirwe yagize yo kubona icyo gipangu cyangwa uwo mugisha ashobora kugamisha n'abantu ugasanga ashizeho imbwa ugasanga ashizeho umuzamu mbese kugira ngo uraza gukomanga abanza arebe n'indi uwo nguwo atandukanye n'umunyamahirwe ufite umugisha nuvuga uyu murokoro uyu mukristo we akora ibishoboka byose ku buryo uriya muntu najya kunyagirwa haraboneka ikimenyetso kigaragaza ko aho hantu umuntu ashobora kugugama agerageza mbese ufite uwo mugisha aratanga ntabwo yigugumiriza ngo avuge ngo mfite ikintu ahubwo aratanga kandi iyo Bibiliya itwereka ko gutanga biruta guhabwa iyo utanze rero imigisha yawe irinjira ikaba myinshi nuvuga ngo irikuba igenda yikuba bitewe n'uburyo watanze kandi se mushumba nta makuru ufite cyangwa se ntago wigeze wumva umuntu reka dukoreshe undi ntuza turiho umurongo turimo ubona amahirwe yo kwakira umwami Yesu yego umwami n'umukiza hanyuma akajya mu nzu y'Imana hanyuma wamugisha wavuze ngo amahirwe aduhesha kuba twabona ngo aduhamagarira imigisha hanyuma wa muntu ukumva atangiye kuvuga ngo nageze nkikizwa nari mfite ibi n'ibi hanyuma Imana iza kubinyaka ubundi nguko mundeba ibyo tubyita umugisha tubyita iki wenda yaje atunze yaje ari umucuruzi ajya za Dubai arahageze arakijijwe ibintu byose bivuyeho hanyuma ndagira ngo numve uwo nawe tuwita umugisha uzi ijambo ukuntu rivuga ntabwo mbizi iryo ugiye kuvuga aho ngaho haba hajemo akantu k'uburakari mbabaye cyane kuko hari ibyo mba numvise buryo buriye guhanura uri guhanura buriya ari ikintu abantu bajya bacanganyukirwa bagakora ibintu bitakagombye gukorwa yego Bibiliya irambwira ngo ntimuyobe Imana ntinegurizwa izuba yego kuko ibyo umuntu abiba nibyo azasarura ntabwo Imana ishobora kukwaka imigisha ntibishoboka kandi ariyo yabiguhaye yazayikwaka gute kandi ari yitanga nuvuga ngo uyu nguyu kandi ariko byivugira inde se ubivuga uwo muntu uwabivuze ntago azi aho byaturutse yarayobye ibyo yaratunze ntago azi aho byaturutse oya aho byagiye yarabitunze ataragera mu rusengero ageze mu rusengero biragera yararangaye arayoba ayobywa n'imyuka itakagombye kumuyobya hanyuma aragenda atangaguza ibintu bye abitanga nabi arangije abeshera Imana ngo yaravuze ngo tanga ngo reka ibyo ngibyo ubwo butunzi Bibiliya se ntuzi ko ivuga ko kuva mu bucuruzi ndagushaka ntago bibaho ubundi bitangariza abantu nyine niho ngo uburakari babuje gurisha ibi ngibi ndagushaka ntabwo Imana ishobora kukubwira ngo gurisha ibi bintu ndagushaka no haraba mbisobanure umutambyi wenda byemera abahamagariwe kujya kuba umutambyi ku mutambyi burya yakagombye kuba mu rusengero iteka yego yakira umuntu wese uzi umugana uranyumva yego asengera itorero yego asengera abanyarwanda yego asengera isi yose uranyumva neza uwo mutambyi we ubundi ntiyakagombye kugira n'akandi kazi yakagombye kuba mu nzu y'Imana yego agategereza Imana hanyuma agakora umurimo Imana imushinze yego turacyumvikanaho neza cyane noneho umukristo usanzwe umurayiki we ashinzwe kujya gukora cyane aka kantu mboneraho no kugasobanura neza ubundi bya kera iyo wahingaga imyaka ukeza ibigori ukeza ibijumba ukeza imyumbati yego imyaka ya mbere yuko wowe w'umurayiki cyangwa umukristo ubanza kuyiryaho wabanzaga gukuraho iya mbere ukayishyira umutambyi uranyumva neza abantu ntibanyumve nabi yego noneho nibyanditse muri Bibiliya bataza kunyumva nabi batagira ngo ngewe nigisha bya bintu byo kuvuga ngo zana amafaranga agira gutya ntago ari byo mvuze ahubwo ndavuga ibyanditse muri Bibiliya nuvuga ngo byabaga ngombwa ko weza buri abadive barabikora abadive babikora neza cyane iyo we yejeje imyaka ntabwo akura ngo ajyane mu isoko oya abanza gupima akareba kandi ahantu bigeze neza bisa neza hanyuma agashyiramo agakato agashingamo ibiti akavuga ngo iki ni icya 10 cy'Imana uranyumva neza noneho ibindi bikazasarurwa ariko ibyo bigasigara akazabijyana mu isoko amafaranga akajyana mu rusengero agaturira Imana ngo nabonye umpa umugisha yego
sibyo rero ni ukuvuga ngo uyu muntu wari uri gucuruza akaba yari afite amafaranga miliyoni 200 miliyoni 50 ijana gutyo bitewe n'amafaranga yari afite nyuma yaho akabwirwa kumva ijwi rimubwiye ngo va muri ibyo uze mu murimo wanjye va muri ibyo uze mu murimo wanjye ushaka ukarago ndagushaka ukarago ndashaka kukubwira ngo uyu muntu ubimubwira ni umuntu ubivuga si Imana ibivuga mpagaze ku maguru yanjye yombi nakubwiye imyaka amaze muri aka gakiza njanze nanayisubiramo ntabwo ari ukuyirata ariko ndashaka kubwira ngo maze imyaka 43 muri aka gakiza ntabwo Imana ishobora kukubuza gucuruza ahubwo Imana yakubuza gucuruza uriganya aka kantu kumve neza kanako ni sawa ntabwo Imana ishobora kukubuza gucuruza ntabwo Imana ishobora kukubuza kugira ama etage ntabwo Imana ishobora kukubuza kugira amamodoka ahubwo Imana ikubuza kugira ayo mamodoka cyangwa ayo mazu mu buriganya iraza ikakuyobora niba wajyaga wibisha umunzani noneho ukajya wuzuza ibiro niba ukajya ukoresha ukuri ugasa ntuhita uhomba nyine ntabwo wahomba ukoresheje ukuri wahomba utese niyo mpamvu Rwanda Revenue kusaba kugira gute gucuruza neza kugira ngo utazahomba hanyuma ubone nuko usora uranyumva neza ni ukuvuga ngo Imana ntabwo ishobora kukubuza gucuruza n'abantu babyumvise banyumve araba barahita bahamagara bati ibyo ntabwo ari byo cyangwa se badahamagara ariko bagapfira mu mutima bavuga bati pasiteri yavuze ibintu umushumba yavuze ibintu bitari byo ariko ndavugisha ukuri umutambyi we ari bo twebwe abashumba twakagombye kuba ku murimo twashinzwe noneho kuba ku murimo twashinzwe abaraki bakajya gushaka ubuzima uranyumva neza bagashaka ubuzima bagakira bagacuruza bagakira bakaba abantu bakomeye noneho habaho uburyo bwo kubaka urusengero baba Kristo bakubaka kubera ko bungutse habaho abashinge na rugero badafite ubushobozi bwo kwiga baba Kristo bakazana amafaranga abana bakajya ku ishuri ubundi nicyo amatora ashinzwe ezarubize muri make wowe icyo ugarukaho nicyo kinyarwanda bavuga ngo wenda tuvuge niba uwo muntu bimubayeho yayobye ni ukuvuga ngo bamuyobeje ntabwo Imana yatuma nurse niba Imana yaravuze ngo udakora ntakarye sibyo kandi kaduha ibintu bitatu ubukire icyubahiro n'ubugingo nase ubukire buzafatwa nani urumva nanjye gutegera mvundi bazani uwo muntu ibyo bintu byabayeho tubyite ko bavuga ngo Imana ishobora kutwaka imigisha duhaye oya ntabwo ishobora kugo Imana ntabwo ijya yigarurira ishobora kutwaka iyo migisha ku rwo wenda ku buryo ishobora kuvuga uti ndabona uyu mushana guhaye oya bitewe nuko oya ahubwo ako kanuzanye nukuvuga ngo birashoboka ko Imana ishobora kukubita umunyapfu bitewe n'uburyo uri gutwara wa mugisha Imana yaguhaye nuvuga ngo niba iguhaye umugisha birasaba kugendera kuri ritime yuko nyine wawuhawe ariko nushaka kwishyira hejuru ugashaka gukoresha amayeri yose yo kugira ngo ubone umugisha urenze uw'Imana yaguhaye wirwanirira Imana yo yaguhana byo yabihagarika yabihagarika pe nuvuga ngo icyo gihe waba ugiye kurenga ku mategeko Imana iguhayeho kugenderaho nuvuga ngo niba wari ufite umugisha uyu munsi ukawujyanye mu ndaya uyu munsi ukawujyanye mu nzoga uyu munsi ukawujyanye kugambanira igihugu ntabwo Imana yakwemerera ntabwo bishoboka nuvuga ngo uyu munsi Imana yaguhaye umugisha wo kugira ngo ufashe abababaye wo kugira ngo uzafashe indushyi yo kugira ngo uzafashe abapfakazi abana batoya biri mu ishuri nka gukuriya tubona za compassion bora n'abantu bahawe umugisha noneho bakavuga bati natwe duhereza abatarabona uwo mugisha sibyo nuvuga ngo rero mu magambo make n'ujya kubikoresha ikintu kitari cyo Imana ishobora kurakazwa n'ukuntu bigenze ikakunyaga wa mugisha ariko itawukwatse ubuse aho so tubugarukire wa muntu no bivuga ukaba yavuze ibyamubaye avuga ati oya nose twasanze we yaragiye mu rusengero Imana ngo ikavuga ngo rekura ibyo byose uzo ukarago unkorere none se urambwira ko ibyo bintu ari byo nese arabyirwa n'iki Imana ari akanyafu yamukubise ntabwo ari akanyafu ahubwo we ubwe yarayobye bamuhanurira ibitari byo yego kandi niyo birebye ibigenzuje amaso yacuje amaso uhanurirwa n'umuntu udafite n'ipantaro uranyumva abantu bambabarire ntabwo mvuze ko umuntu w'umukene atahanura yego
ntabwo ari byo mvuze ndabizi ko abantu bumva ikibi kurusha ibyiza ntabwo ari byo mvuze pe kandi Imana bakunda kubi bene abo bantu ninabikoresha cyane kuko ari wo mwanya bafite ariko bakagera igihe bakayoba bagahanurira abantu bitari byo yego aka kantu tujye tukavugaho bagahanurira abantu bitari byo mbone no aka kantu mpita naragakubitaho yego buriya mubona ibi bintu byateye bya YouTube n'ibiki byose aka kantu mpita nkavugaho mbabone nubwo oya ntacyo katwaye niba kaje kavuga kaje umwuka wera akamwe utekereze Imana ibonye u Rwanda rugiye guterwa umuhanuzi arabibonye abicishije kuri YouTube kandi hari abantu bashaka gutera u Rwanda YouTube isi bishyira ku isi yose nawe wundi ushaka gutera u Rwanda hisa agira ate abibona ese koko n'Imana ibivuze aka kantu abantu abanyarwanda batwumva bumva ikinyarwanda aba kanumvaga nako tuzaka uzo kukandika ntukibagirwe ndakandika kureba uburyo message y'Imana yatangwagamo ndagifite amen ndagifite nzakibabwira none kagasimbuke none tukareke ariko babyumve ubuhanuzi bwagenewe abakiranutsi yego ubuhanuzi bwagenewe abakiranutsi gusa c'est tout nta bundi wo hanze bugenewe tuzayivuga kandi kahame ukandi kahame nuvuga ngo tuzabisobanura neza hanyuma none ikindi cya kabiri nuvuga ngo uyu muntu ndamubwira ngo niba yarayahanuriwe ibintu bitari byo yego akayoba yihangane asubire ku isoko aracyafite amahirwe yego yongera asaba Uwiteka amuhe kuri bwa butunzi kuko yarayobye ariko muri uko kuyoba kwe iki kiganiro mbwira nawe nicyo kibereyeho cyaje kumubwira ngo uracyafite amahirwe yego yuko wakongera gushaka Imana ukajya imbere y'Imana neza hanyuma Imana ikaguha ubutunzi yego ariko uzi umuntu wari ufite imodoka yari afite amazu byose akabigurisha ngo agiye gusenga yego hanyuma igihe kikazagera akabura ipantaro yambara wari uzi ko umuntu akorwa ku rutonde w'abantu mu bantu batumirwaga mu makwe bahita bamukura ku rutonde kubera yuko yayobye yes uri kuri kunyumva cyane nuvuga ngo ntabwo ugihamagarwa mu makwe ntabwo ugifite ijambo nuvuga ngo wamaze kuyoba nukuvuga ngo uwo nguwo ntabwo Imana yakwemera ko wari wambaye ikote uzagenda wambaye ibishwangara ntabwo byemeye Imana ikunda ibintu byiza narinjye kuvuga ijambo rivuga ngo Imana ni insirimu ariko Imana ikunda ibintu byiza ni nayo mpamvu yanga ibyaha yes niyo mpamvu yanga ibyaha ikunda umuntu uyinezeza ukajya mu rusengero ushima ukajya mu rusengero uvuga uti Imana yankora igitangaza hari umuntu ushaka kwibaza nkuko nibajije wenda akavuga uti ibyabaye kuri Yobu si Imana yabifitemo uruhare Imana yari ibifitemo uruhare ariko ntabwo yigeze ibitwara iyo usomye neza muri Yobu ukabyitegereza nuvuga ngo iyo bivuze ngo gukuba iyo bivuze gukuba nibyo yari afite byiyongereho ibindi ariko mbere ari muri ibyo bihe yarazi kazakubirwa ntabwo yari abizi ariko yari afite ijambo yabwiwe yamenye nubwo muguhaye yego nguhaye umubiri we ariko ubugingo bwo ntabwo nguhaye iryo jambo ni ryo Yobu yagendeyeho kandi kurigenderaho kwe yahise anabihanura aravuga ngo ibi ngibi wa mugore we yabwiraga umugore we aravuga ngo ibi ngibi ubona bigiye Uwiteka niwe wabimpaye kandi niwe ugize ute ubyisubije niba bisubiye mu maboko y'Uwiteka umbwira ko byagiye gute aho ndatsinzwe nuvuga ngo Uwiteka arabyisubije kubera ko ari kubona hari ikindi situation urimo nuvuga ngo hari ahandi hantu uri hatari heza aravuze ngo rero utaza kubivanga ukabidobya reka mbe mbyisubije hanyuma ubanze ukora ibyo urimo numara ukanguka ukamenya ubwenge uzagaruka ngo usubize ibyawe yego haleluya ndafashijwe cyane nukuvuga ngo ntabwo Imana inyaga ahubwo irabika mbona no kubwira abantu buriya iyo wari ufite umwuka wera wari ufite imbaraga zimarega tuzajya tuvuga kuri byinshi nuko biza bikaba byinshi tukabura ariko Imana iracyadufite igihe iyo ufite impano ufite yereko ufite ubuhanuzi ufite ibiki byose ukagwa ntago zira mpano wari ufite ntago zijyanwa ku wundi muntu ngo ajye kuzifata no nizawe ziragutegereza niba uzahinduka
zikongera zikakugaruka. zikagaruka. Yes. Niho iyo ibintu bye byose byagiye ku ruhande Uwiteka arabyisubiza. Nuvuga ngo amaze kubyisubiza, nuvuga ngo icyakurikiye niki? Nuko igihe cyageze iyo bavuye mu rugamba, Yego. Imana yahise ifata gutya iramukubira ngo abakobwa yari afite imuha abandi bakobwa be abo yari afite. Yego. Imyaka yari afite igenda imukubira. Nuvuga ngo byose byari mu maboko ya Kristo, kuko Satani nta afite atunga. Yego. Yabika ibintu nta afite rwose, naho araraboshye ngo agiye gutwara ibintu byawe, yabitwara bijyana he? Ibintu bituruka ku Uwiteka. Nuvuga ngo imigisha yose Yego. itangwa n'Uwiteka. Nta mugisha Satani atanga, kuko nawe unzi hari muri gereza abantu banabyumva, nta mugisha Satani atanga, nta numwe ntawo. bamwe tubase ngo babikuye mu nzira mbi, bagize gute ngo bagiye kuzimu. Narese nta hantu ujya wumva umuntu inzu yari yubatse ukajya kumva ngo yahiye, umwana warapfuye, umugore waragiye, nawe bibaye ibindi, ugira ngo siyo ngaruka, nawe ntibiramba ariko ababitanze. no ubundi reka nkubwize ukuri. Yego. Hari ibintu biba byatanzwe n'Imana ahubwo Satani akabyivangamo. Nongera kubabwira, Satani ntajya ava ikuzimu ngo aze ku isi, haza abadayimoni yohereje, kuko araboshye. Umuntu woshye se yakurwanya ati? Umuntu uri muri prison yaza kukubaza ngo bienvenue witwa nde? Yagukura hese? Nuvuga ngo araboshye. Rero mu magambo make ibintu byose bituruka ku Uwiteka, ahubwo Satani akaza kubyivangamo. Noneho akashaka kutuma wangana n'Uwiteka waguhaye ibyo bintu, bikaba byatuma Uwiteka byisubiza. Yego. None kaduhuze iri pfundo ry'umugisha ndetse n'amahirwe. Tureno uko bigenda bihura, uko bigenda byungikana, uko twamaze kumva umugisha icyo ari cyo ndetse n'amahirwe. Nari nagakomotojeho. Yego. Nari navuze ngo amahirwe akurura imigisha. Yego. Nuvuga ngo aya mahirwe atuma imigisha ikuzaho bitewe n'amahirwe wabanje. Nuvuga ngo iyo winjiye mu mahirwe, aya mahirwe winjiyemo, iyo umaze kuyinjiramo neza ukayajyamo, nuvuga ngo amahirwe atuma wakwinjira mu buryo bwo kubona imigisha, kuko imigisha iza nyuma yo kubona amahirwe. Nuvuga ngo wamaze kubona amahirwe, winjiye mu buryo bwo kubona Yesu, ufite Mwuka Wera, ufite Imana. Nuvuga ngo ya mahirwe wamaze kubona agiye kuguha umunezero udasanzwe, anagukangure, agukure mu nzira wari urimo, bya bindi wari ufite bimwe wagenderagamo bimaze kukuvaho, uhise uboneka nk'umuntu w'amahirwe, kandi ayo mahirwe agiye kukwinjiza mu buryo bw'imigisha. Imigisha yawe rero izaza kubera ko ufite amahirwe. Amahirwe tuvuga ninde? Ni Kristo. Haleluya. Amahirwe tuvuga ni Kristo. Nuvuga ngo aya mahirwe niba ari Kristo yinjiye muri wowe, aje kugira ngo noneho ahita guha imigisha, kugira ngo abantu bose bazajya bakubona bakwite umunyamahirwe ufite imigisha. Yes. Ni umunyamahirwe ufite imigisha. Nuvuga ngo iyi migisha izanwa n'amahirwe. Niba kare nabivuze, navuga ngo umugisha Uwiteka atanga nta mubabaro yongera. Iyo ndimo turanayifite. Nuvuga ngo umugisha Uwiteka atanga nta mubabaro yongeraho. Kubera iki? Iyo Imana iguhaye nta muntu wakunyaga. Iyo Imana iguhaye nta muntu ushobora kukunyaga. Kubera iki? Nuvuga ngo uburyo bwose bushoboka ayo mahirwe akuzanira kubona imigisha, kugira ngo imigisha ufite ibiturutse ku mahirwe noneho bitume amahirwe yawe ahera imigisha. Uzaba ufite Kristo, uzaba ufite Mwuka Wera, uzaba ufite byose, noneho imigisha ihita kwisukaho. Mbese mu magambo make, amahirwe akurura imigisha, kandi akurura imigisha kugira ngo mu by'ukuri iyo migisha isakare, abantu bose bayirebe. Nabivuze mbisubiremo mbisobanure, ntabwo imigisha ishobora amahirwe azana imigisha. Hanyuma iyo migisha iyo yamaze kuza, nuvuga ngo Imana ibiguhaye kugira ngo utange kuri ya migisha. Nababwiye ngo imigisha yose, yego, buri wese ayikoraho. Aba umukristo, aba umunyabyaha, akora kuri wa mugisha. Igitandukanyirizo nuko umukristo we afite uburyo
agendera muri ya migisha kubera yuko yamaze kwakira amahirwe. Ayo mahirwe tuvuga nanone mbisubiremo ni Kristo. Amen. Kandi saa cyane karasoroje kararyoshye. Amahirwe tuvuga cyangwa amahirwe ni Kristo. Yes. Ngaye ngo kwa nyuma rero ngira ngo iminota dusigaranye haba harano dukurikiye twagenda tunganirana. Hari umusare ufite ikibazo cyangwa se igitekerezo cyangwa se inyunganizi, nabo dushobora kubahereza umwanya tukajya tuganira ko tunabahereza tunakira telefone ku bantu bafite ikibazo cyangwa se inyunganizi uciye ku murongo wa telefone wa Radio Inkoramutima 0788 781 636 cyangwa se 0788 81 07 aho so kuhaca ukaduhamagara hanyuma ukaduha igitekerezo cyawe mu gihe turi kugenda tuganira kuri iyi ngingo n'iminota dusigaranye no kugira ngo tubashe kubihurizamo neza. Hanyuma tubigiye ku bijyanye n'amahirwe ndetse n'umugisha. Hanyuma uyu mugisha wo nawo urakururuka nk'uko twavonye ko amahirwe bigenda. Ndumva aya mahirwe imigisha uyu mugisha nawe urakururuka uko twabonye ko amahirwe yo nawe amahirwe akururuka. Uyu mugisha nawe bimeze bite? Nawe urakururuka kuko uzajya kubona ubone hari ababyeyi bo muri 50 bari bafite umugisha w'umutungo. Yego. Ariko uzajye kureba uzasanga n'abana bari muri uyu mwaka nabo bafite kuri uwo mugisha. Ugenda ukururuka uko byagenda kose urakururuka ukagenda ujya ku bantu. Yego. Ni nk'uko ibyago nabyo bikururuka bishobora kuva muri 50 n'ingahe nyine ya myaka mvuze bikazageza uyu munsi n'ubundi hari ibyago bigenda ku bantu. Niyo mpamvu abantu bahita banavuga bati ni imivumo n'ibyo bakoze baterekereye n'ibyo bavuze byakurikiye aba bantu. Yes. Rero umugisha urakururuka ariko hakaza notebe icyitonderwa uwutwaye ute uwo mugisha. Yego. Uwo mugisha uwutwaye ute? Tuvuga urugero niba Imana iguhaye amafaranga ukubaka etaje hatabaye umutingito cyangwa ngo haba amasasu iyo etaje zagumaho. Yego. Uzarinda usaza igihari kuko nta kizaba. Yego. No kuvuga ngo umugisha rero urakururuka. Ariko condition ese utwaye ute? Ese koko utwaye neza nkuko uhawe? Yes. Ese noneho duhita tuninjira ku bakristo wa mukristo ko Imana yaguhaye umugisha ese ujya ukora ibyo ugomba gukora? Niba muri uwo mugisha Imana ikubwira ngo mpa kimwe mu 10 mu byo naguhaye ibyo wunguka ukaba utari kubikora, hari uwo mugisha urizera ko kiwufite 100% ko ari uwawe cyangwa uwawuguhaye ko ari kukwishyuza? Ese wa muntu uri kunyumva ko mbona ucuruza ukaba ufite amaduka n'ibiki byose kuki utajya wihisha Rwanda Revenue? Kuki ubasorera? Noneho uwaguhaye umugisha kugira ngo Rwanda Revenue nayo ibonaho izahera uri kumumarira iki? Ese uramukorera ukora ibyo yaguhaye? Yes. Mu byaguhaye ujya umuha ujya umbona umwanya wo kumushimira. Umuririmbyi ni waririmbye ngo umuntu ashimira uwamugabiye uwamuhaye inka ariko ngenda ashimira umwami Yesu kuko yarambabariye n'ibindi. Ese koko Kristo uri kumushimira? Wawe ujya gushimira uwamuhaye inka so kumwitura? None se agenderaho ntagenda afite ikina ajyanye? Yes. Ese Imana yo wowe urabikora? Uramenye utaza gutsindwa ukiyana kuri radio. Ese kandi uramenye ibyo ngibyo ntabwo ari byo narinzanye uko byagenda kose. Ariko uyu muntu unyumva uyu muntu uri hanze uri kunyumva ukurikiye iki kiganiro uzakurikira ari ikiganiro ku isi yose. Ese koko Imana iguhaye wowe ukora iki imbere yayo? Iyo birebye muri Maraki harabisobanura. Yego. Ngira ngo hari igihe twigeze tubivugaho sinshaka kubigaruka. Ariko se koko niba Imana iguhaye ibintu 10 kuki udakoramo kimwe ngo ugihereze Imana usigarane 9 ko ari byo byinshi ureba gutyo koko mu by'ukuri niki gituma udashimira Imana ibyo yaguhaye? None rero niba ubitwara nabi ukabona biri kugenda bisubira hasi ntuzatake se bari twaka nka 2 cyangwa 3 byari bizagenda bite? Ese niba yaratwatse kimwe tukaba tudajora kugita witwaga 3 wa mugani bawe bimeze bite? Ubwo nta bose none nubundi ko nabandi bacecetse nyine ubwo bwiza ukuri.
rero mu magambo make umugisha urakururuka, yego, uhoraho pe ntabwo usaza. ahubwo reka turebe ku mahirwe, turebe kuri aya mahirwe azanwa no gutsindishwa no kwizera. Turebe wa muntu noneho watangiye uyu munsi, dore ku rugero duhaye, watangiye umunsi cyangwa na wa muntu utaratangira, ugiye gutangira. Hari ugiye gutangira, hari n'utaratangira, wibere muri bya bintu twavuze. Ufite gahunda ati nzaba mpinga, ariko burya aba yatangiye kuko atekereje umurimo. Ati nzaba mpinga, uvuga ngo nzaba mpinga, burya atekereje umurimo. aba yatekereje ati ntacyo mwe, nta nubwo nanamurenganye, ni umunebwe ariko atekereje. Ariko hari n'undi none uri aho ngaho uvuga ngo sinzahinga, nzarya iby'abandi. ubwo aho ngaho impamvu nifashe urwo rugero, hari umuntu uzumva avuga ati ngewe buriya iyo mbona ibintu bimeze gutya na gutya, ati nge mureke mbanze nikorera ibi ngibi, ninkizwa nzakizwa nkijijwe. nk'uwo muntu arabizi ko hari agakiza, arakazi. Iyo navuze ati nzakizwa nkijijwe, nzaza nje ngewe, ubwo nuko ataragashyira ku mutangaro. uwo nguwo sava ngewe nzaza nje, wenda namwemera. Hanyuma abangaba niki twabwira kuri aya mahirwe, niki bari guhomba, niki bari guhomba, bakora iki kugira ngo nabo bajye bafatishe nk'abantu n'umusaro nk'abandi, babone aya mahirwe abaheshe yamigisha twavugaga. Bijyane n'ahandi wawe wavuze ati se amahirwe arangana kweri, ese imigisha irangana kweri. Yes, no kuvuga ngo uyu muntu uri kugenda yonjoroka ashobora kubura imigisha cyangwa amahirwe bitewe n'ukuntu ari kugenda. Ariko niyo mpamvu nongera gusubiramo ngo impamvu habaho mbwira nawe, nuko Imana yashatse kugira ngo umuntu wese wari uri aho ngaho utuje, udafite imbaraga, uri kugenda gahoro, akanguka, akategega amatwi, akumva icyo bishatse kuvuga. Yego, nuvuga ngo tubereye hano atari kwiyamamaza, yego, ahubwo tubereye hano kwamamaza icyo Yesu yadushyizemo. Yego, nuvuga ngo uko biri kose uyu muntu utaratangira natangire. Yego, niyo mahirwe twamuha. Atangire noneho ajye mu ruhando rw'abandi bamaze gutangira. Ni nk'uko nabwira umuntu w'umusore ugeze mu myaka 25-30 niyubaka urugo, ajye mu ruhando rw'abandi bagabo babonye abagore bafite n'abana n'imigisha. Sibyo? Yes, nuvuga ngo uko byagenda kose uyu nguyu turamubwira ntabwo ari umwe, ni mwinshi. Yego, nuvuga ngo turamubwira ngo natangire bushya. No, atangiye bushya yaba yari yarabirimo mbere akayivamo. Natangire kuri zero, afata isuka. Yego, sibyo? Afata isuka irahirira nakwikiye. Yego, hanyuma noneho narangiza ajye mu murima hingi. Uhinga kwe rero biramuhesha kweza. Tunabishyira mu mvugo yumva akizwe. Niho naringiye kugera. Yego, nakizwe areka ibi bintu byatumaga atajya mu rusengero. Yego, byatumaga hari abaraza bakumbwira bati ko zifunze. Nta kibazo, nibaho muri Imana igiye gukora imirimo. Yego, akizwe areka ikibi, none nafata icyemezo. Yego, yinjire mu ruhando rw'abanyamahirwe bamaze kwinjira muri Kristo, bafite Imana. Yego, bafite mwuka wera. Yego, bamaze kumenya uburyohe bw'Imana, bamaze kumenya imbaraga Imana itanga. Yego, bamaze kumenya imigisha Imana itanga. Noneho nawe aze muri urwo ruhando kugira ngo nawe afatikanye n'abandi. Ibihumbi n'ibihumbi byamaze kwakira Yesu, nawe abarirwemo. Yego, kugira ngo ejo hazaza atazasigazwa inyuma nuko yanze kuva ku izima. Yego, sibyo? Ntabwo turasoza, ntibagiye ngo tugeze ku busozo. Ariko uko byagenda kose uyu muntu akwiriye gufata icyemezo akavuga ati jewe ubwanjye icyo ngiye gukora, reka ndekure ibyari bimbasi by'ibyaha. Yego, hanyuma noneho ngendere mu nzira y'ukuri, nanjye nje muri bari abantu, nanjye mbona iyo migisha. Ese kuke wakwiyangisha imigisha kandi itangirwa ubu? Nge naranabivuze ndacyabisubiramo. Nge natangajwe nuko wakiriye imigisha utagiye muri secondaire, natangajwe nuko wakiriye imigisha utagiye muri kaminuza, utaba ahubwo bidasaba no gukora examen. Cyangwa examen ukora niyo kwatura ibyaha. Hanyuma amara kwatura ibyaha ukababarirwa. Amara kwababarirwa ugashyirwa mu ruhando rw'abantu bagiye kwakira imigisha ndetse n'amahirwe n'imigisha. N'amahirwe n'imigisha. Amahirwe n'imigisha. Nuvuga ngo ni ibintu bidasaba izindi ngufu. Icyo usabwa ni kimwe n'ukwihana ibyaha. Kwemera gusa. Ukemera ubushake bw'Imana bukakuzaho. Ni ibintu byoroshye.
ariko ubundi wirirwa ushaka kuvuga arimo abantu nigeze nigisha ku bintu by'ibyaha none nigisha ku bintu by'ibyaha nkuko babivugaga havamo umuntu atera agatoki hejuru urabizi ko umuntu ari kwigisha badatera hejuru ariko twari mu cyumba twari abantu benshi none je hari ikibazo mfite je mfite ibi nibi yego koko ndabimenye ko mfite ibyo byaha yego ahubwo mwandetse nkamara nk'amezi nk'atatu nkabanza nkiryohereza nkabona guhindukira nkaza mukambatiza nkaza mukanyakira nkaza nje ariko maje kurangiza niba mfite mitsingi zanjye 10 mwaritse nkabanza nkazirangiza ese uwo muntu tugiye mumufasha icyo wamugane icyo tumufasha tumubwira afite myumvire uwo muntu nyine burya yatangiye no gutekereza gutyo aba yamaze kwakira Yesu ibyo bintu se murabyemera twemera icyo tugiye kuvuga icyo ngiye kuvuga yego no kuvuga ngo uwo muntu ari mu ruhando rw'abantu bamaze kwakira Yesu nk'umukiza we yinjiyemo abaye nk'uguye mu mazi ariko atazi koga agize amahirwe asanze hari abasare ku nkombe ari mu bantu yinjiye mu banyamahirwe yinjiye mu banyamugisha noneho yinjiramo ari nta na kimwe afite none leta mu bantu ariko batararekura haratese ko muri mwebwe mwamaze kugera muri mugisha mwampaye akanya nanjye nkabanza nkajya kwinezeza none nanjye nkazaza muri imigisha mbonye ariko mbanje gukemura biri bibazo urumva wowe ntabwo turi buze kumurekura Kenyege niki dufata umwanya wo kumusengera cyambere turamwatuza yego tumubwire ngo ibyo wariye ni byinshi yego kandi biruta ibyo uri gushaka none niba warabiriye wungutse iki ni ye nyungu wabonyemo nuvuga ngo niba wasambanye n'abantu 100 ese mu bantu 100 wasambanye nabo si abantu none se uwijana n'umwe si umuntu we rero ugarukiraho ubundi ufata icyemezo cyo kuvuga ngo ngiye kuba muri aba banyamugisha nk'abandi yego niba nyinshi zikagutura hasi zikagusindisha ntizigusindisha uko wabyagenze wungutse iki yego bwarakeye urongero zishaka nubundi n'uyu munsi nitukurekura ukagenda uzakomeza muri ibyo ugeze igihe upfuye ese uyu munsi tuvuga uramutse witsamuga itupfa kandi wari wageze mu banyamigisha uramutse uguye ukagwa mu muhanda imodoka ikagukubita kandi wari ni gute wowe wabushaka kugira ngo uzabyahagaze amezi 3 akareba ko kavuga ati ari impanuka meruka kubona hari umuntu wapfuye aryamye mu gitondo basanga byarangiye agahita agira ubwo akavuga ati koko nibyo reka ninjire mu ruhando rw'abandi akavuga ati okay ndabiretse reka nihane hanyuma mu nsengere icyo gihe abagize amahirwe nuvuga mu mahirwe ayo mahirwe aramuryoheye bitumye amahirwe ama gufata icyemezo nuko bimeze ntabwo byoroshye ni wa muntu usa nkaho yarahagaze ariko wabona uvuga uti nzabanza ati rwose peti ndabona ari byiza atari ko nyine nzabanza nyine mwe munyihanganiye tubanze ngira iryo nkemuro hanyuma reka turebe kuri uyu muntu noneho ni iki twambwira kugira ngo asigasire aya mahirwe yahawe no kugira ngo ye kuyakereza yego n'iyi migisha ahabwa cyangwa se yahawe cyangwa ateganya guhabwa uburyo bwo kuyikoresha kugira ngo imuheshe indi ipfundo ry'ibanga ryo gusigasira aya mahirwe n'imigisha n'iyi sinjira muri Bibiliya cyane ngo ngiye kubasomera ariko hari umugabo wakinishije umugisha amaze kuwukinisha umwana we aramubura atangira gutaka bitagishobotse byari yagenze gute yaramugurishije amugurisha igaburo rimwe hanyuma amaze kumugurisha igaburo rimwe nababwe ngo sishaka kwinjira muri Bibiliya ariko gasobanura kugira ngo confusing abantu wenda cyangwa kwinjiramo ho gatoyi uko ari nk'umuntu uhita uvuga ati uwo mugabo ninde byari byamugendekeye bite bari byari byamuko utazi iyo nkuru wenda cyangwa se iyo nkuru niba igize uko byagenda kose uyu mugabo ari muri Bibiliya yego noneho we yarafite umugisha mu by'ukuri we yarawufashe birajyana n'ikibazo mbajije yego yari yarawufashe amaze kuwufata arawukinisha nuvuga ngo awurengerwamo sinze niba ari kuwurengerwamo kurengwa yego kurengwa kudamarara n'iki oya ni ukurengwa noneho amaze kuwurengerwamo afata umwana amugurisha ikintu cyabaye bituma agurisha umwana w'umurage noneho
bimugarukaho bimugira ingaruka mbi. Atangira gutaka bitagishobotse, atangira gushaka inzira ya umugisha ukamugarukira bitagikunze. Barumbaje utese uyu muntu we uwufite yawusigasira ati. Yego. Nuvuga ngo uyu mugisha utangwa rimwe, ariko ukagira amahirwe ukawuhabwa ubwa kabiri. Uretse gato. Yes. Umugisha utangwa rimwe. Yego. Ariko bavuze ngo ushobora n'umugisha uvuze. Yego. Ushobora kuwutakaza. Ukongera ukagira amahirwe bwa kabiri. Bwa kabiri ukongera ukakugarukaho. Ubwo n'ubwa gatatu birashoboka. Ntabwo gatatu ntabwo. Ntaho mbibona. Njye mvuga iby'ijambo. Ni kuvuga ngo amahirwe cyangwa umugisha je ubimaranye imyaka 2, 3, 5. Yego. Igihe kirageze uradamaraye biragucitse. Yego. Uhuye nambwira nawe. Hashize imyaka 5 byari byaragucitse. Uhuye nambwira nawe. Mbwira nawe kubwiye ikiganiro kimeze gutya. Urafashijwe. Urongeye usubiye hahandi ushakisha ko wabona umugisha wawe n'amahirwe byari byaragutakaye. Aho ngaho uyu mugabo Yesu ahita yongera kukugarurira bya binawe. Kubera ko wamaze kwatura ibyaha byawe ukongera ugasubira mu nzira, no vanga Imana ihita ibona koko ufite ishaka yo kugira ngo ugaruke muri bya bintu byawe wari urimo mbere, ikaguha amahirwe ya kabiri. Yego. Ayo mahirwe ya kabiri rero arimo igisubizo cyawe. No vanga nuyafata umurembye yuzuye umwuka ararimba ngo amahoro Yesu aha abantu be ntagira akagero ntarondoreka. Ahumuriza abayafite. Numva se aka kano ahumuriza abayafite ngo nutayata ntabwo wayakurwaho, utayataye ntabwo wayakurwaho. Nuvuga ngo bivuze iki? Cyajije ugumanya ya mahirwe cyangwa imigisha ukabyitwaramo neza, condition usabwa gukoresha ukazikoresha, hanyuma ibintu byawe uko ari bibiri uzabigumana. Uzagira Yesu na mwuka wera n'Imana mu mutima wawe, mu mubiri wawe, mu bikorwa byawe, ariko nagire n'imigisha. Iyo migisha uzagira ni imigisha izaba iri mu rugo rwawe, ni imigisha izahorana nawe, ni imigisha izarambira muri wowe, n'abuzukuruza bazaza basange ufite ya migisha. Icyo usabwa rero ni ukwirinda kuyivangira. Irinde kuvangira imigisha yawe. Wivangana n'ibigezweho, wivangana n'ibyo uri kubona bigize. Uyu muntu wo hirya aracuruza botike, we aracuruza akunguka cyane kurusha jewe. Reka nanjye ngende nkoresha amayeri yakoresheje, nanjye ndebe ko byagira gutya. Ibyo nujya kubikora uzabutakaje igihango. Nuvuga ngo uzabutata igihango. Gahunda no kugumana umwimerere w'umugisha wawe. Kugumana umwimerere w'umugisha wawe kugeza igihe uzavira mu mubiri. Kuko aho uzawusiga uzasigara ku bana bawe, uzasigara ku buzukuru n'abuzukuruza n'ubuvivi. Nuvuga ngo uko byagenda kose inzira zose wanyuramo gendera muri ritime y'ibyo wahawe. Yego. Bibiri ambwira ngo komeza icyo ufite hatagiye ugutwara ikamba ryawe. Nuvuga ngo bishatse kuvuga ngo nubwo ufite umugisha ariko hari uwaza kuwurwanya. Yego. Uwurwanya rero mumenye hakiri kare umwirinde. We kumuhurwaho, we kumuhinzira. Kuko uyu muntu ukurwanyiriza umugisha uramutse uhagaze mu mbaraga z'Imana, nturangare ngo urebe hirya, ntabwo uyu muntu yagukoraho. Ntabwo bivuze ko utageragezwa, ntabwo bivuze ko utaterwa, ntabwo bivuze ko utasumbirizwa n'ibyo bitero. Ariko ibyo bitero nubwo biza ntabwo bisiga bikwishe, ahubwo bire kwigisha uburyo ugiye guhagararamo neza. Burya hamwe n'ibitugerageza Imana iducira kanzu. Nukuvuga ngo ibyo byiringiro nkuko twabisomye ntabwo bijya bikoze isoni. Haleluya. Ntabwo bikoze isoni. Nukuvuga ngo byange bikunde uko byagenda kose inzira zose wanyuramo ugiye witwara neza, nk'uyu muntu ubarije yitwaye neza akabigumamo, azarinda saza nta kibazo agize. Ariko nateshuka ibyo yarafite byose bizagenda. Nawe uzabinyagwa. Kandi noneho bizanya ntabwo ari Satani uzabitwara. Nongere subiremo ibi bintu. Nkuko abantu bajya bavuga ngo uyu muntu arakenyutse, ngo umuntu arakenyutse ngo Satani aramwibye. Ntabwo ari byo. Buryo umuntu apfa igihe kigeze. Uko byagenda kose reka we kubivuga nacecetse. Ariko icyo nshaka kuvuga ni igice. Nuvuga ngo narangara imigisha ye, ndetse imigisha azayinyagwa, ariko ayinyazwe n'uwayimuhaye. Nuvuga ngo warisubiza akabishyira mu bubiko bwabyo kugira ngo wa muntu nagaruka muri ya mahirwe ya kabiri yongere yakire ibyo yari yanyazwe. Haya mushobora nabone uza gutinda sinzi nda niba ari kujya gutunagane ku musozo.
agakirigishwa kanyu ka gipasitoro, habe muratanga umurongo wa telefone kugira ngo wenda habe hari uwakenera ubundi bujyanama nyuma y'ikiganiro abe yaca mu gikari ku murongo wanyu wa telefone. Nabyo ndibuzara ko ayo mahirwe twayatanze, reka ko tugita amahirwe. So ndagira ngo mbwire abantu bahawe aya mahirwe, reka bari bomperaho, yego, bagumane ikibindi cyabo, ntibagitiza abandi ngo bajye kukivomeramo, bakora ibishoboka byose bakibikire, kuko ni ibumba ryoroshye, yego, bashakisha inzira yo gushaka urugata rukomeye kugira ngo ikibindi kigumeho, amazi yego, agume muri cya kibindi. Ndavuze ngo umutima w'umuntu uroroshye cyane, wirinde kuba wakwivanga n'abanyamahanga. yego, Abakorinto ba 2 ibice 6 umurongo wa 14, nuko muve hagati y'ababandi mwitandukanye ni kwiteka avuga. Nuvuga ngo birasaba ko wowe ubwawe ukora ibyo gukiranuka kugira ngo umutima wawe unezezwe nuko wakoze ibyo gukiranuka. yego, Hanyuma numara gukora ibyo gukiranuka, imigisha yawe izaguma muri wowe, hanyuma azaba ari muri wowe, kuko ni Kristo ufite mu biganza, agufite mu biganza. Kandi noneho nongere mbabwire ngo abo bantu bafite ibyo ngibyo be gufata kuri Yesu, ahubwo bareke Yesu afate kuri bo. yego, Akagano karimo akabazo, ariko ahubwo bareke Kristo abari ufata kuri bo, bamwemerere abari ubafata. Noneho kuko we nabafata ntabwo azigera barekura, yego, bazagumana ibyo byiringiro. Hanyuma nongere mbwire noneho ujye gutangira uru rugendo, mubwire ngo nshuti yanjye, ahantu ugiye kunyura ni heza, kandi ndakurarikira kukubwira ngo ntuze ufite ubunebwe, ihuti, ugire bwangu, ufate icyemezo, urekure ibyo byari bikuvangiye, noneho winjire muri ya mahirwe, ugiye kubona imigisha n'amahirwe. Biratuma bavuga ngo inyatsi, bamwe bavuga ngo imikoshi, biravanwa nuko wakiriye amahirwe ndetse n'imigisha. Nuvuga ngo ibyo byose bigiye kuyobora bya bindi byakubuzaga kwiterambere warugezeho. Uwa gatatu ni wa wundi widamarariye, ndakubwira ngo bye bye, kuko kudamarara kwawe ugiye kukuzanira kurimbuka. Nari ngusezeyeho, ariko uhindukiye ugakurikira uwo ugiye gutangira, na mu bashobora kwakira ayo mahirwe n'imigisha. nta mahirwe ashobora kubona ku minsi ya nyuma. Ariko tekereza kuba uri umusore ukagira imyaka 90, munyumve basore muri aho ngaho mwakomeje kuguma iwanyu, ukarindira imyaka 90 ngo niho ugiye kuzashaka, ukabyara utakibona, n'umwana wabyaye ntumenye uko asa. Ese ufite amahirwe? Ariko aramubyaye, ariko nta mahirwe afite, ariko aramusa. Nukuvuga ngo ndagira ngo mbwire wowe ubyumvise, arakubarije uyu muvuga butumwa, ubwo ni wa muntu ku munota wanyu muvuga uti rwose nzihana nyuma muhamagarire Pastor Simon Mushumba. Ngira ngo banza twarigeze tunabivugaho, twege tubivugaho, ariko tukacomeke bukora ko ako kantu tukavuge ari muri context y'amahirwe. Shaka kuvuga uti wenda aya mahirwe reka turebe ko twabyaza umusaruro. Uyu muntu nta jura afite, nta n'amahirwe afite, kuko n'ubundi arapfuye. Amahirwe agaragarira mu bikorwa, kuko amahirwe ko aresha imigisha. Nuvuga ngo mu ngo baragusengeye ngo basarataje, ababajwe nuko apfuye, ariko nta kintu asize ku musozi. Uwo muntu ntibwire ngo agiye mu bwawe bw'ijuru. Hari abantu bajya basengera abantu gasenga kukomirwa, none hari nabonye biratangaza. So mu magambo makeya ndashaka kubwira umuntu ukomeje kudamarara naveyo, afata icyemezo, ihane hakiri kare, nawe ajye kuri ya mahirwe, ayaryeho, ayanyweho, ayisasire, ayiyorose, ayagendemo, abona ibyo bindi byose yasezeranijwe, ubukire n'ubutunzi n'icyubahiro, mbese muri make bize muri we, kandi imigisha y'Uwiteka izamwomaho. Ndetse niyo yaba adafite ubwo butunzi bwo hanze bugaragara, ariko atunge Kristo. Nyumviriza se, niba adafite n'ubwo butunzi buri hanze, ariko atunge, abanza atunge Kristo, yumva kunaryoha, yumva imbaraga, nibyo yumva uburyo yajyaga kankamira umugore, yumva uburyo yajyaga kubita umugore, yakubitaga abana umutekano, yumva uburyo batagiranaga imishyikirano n'umubyeyi bitewe n'ibintu yakoraga. None
uburyo bigiye kuba byiza Yes. abantu ibintu bigende neza anasaze neza hakuzi gusaza neza ufite Kristo uzi gusazira muri Yesu biraryoha alalala uzi gusazira muri Yesu uzi ko ufite Kristo Kristo ukamufite mu mutima wawe ugasaza ufite umunezero nongere narababwira burya umuntu usinziriye avuye muri uyu mubiri ntabwo ajya samba ngo akubite imigeri hirya no hino araryama agasinzira amen niko bimeze ariko umunyabyaha buriya ntubona n'abantu nk'abicanye iyo ari gupfa abona ukuntu yagiye abatera ibyuma yabamwereka uko agasimbagurika n'ibyo byose buriya umuntu wishe afite ibyago bikomeye cyane kugira ngo uzambwire ngo azajya mu ijuru biraryoha urarukaze byihorere ndashaka kubwira wowe wari udamarariye aho ngaho ngwino Yesu ni inzira n'ukuri n'ubugingo ngwino haracyariho ibyiringiro yuko igiti gitemwe cyongera kigashibuka ngwino ntuze kugerageza ko hari abantu urabizi nsoza hari abantu bagira gutya babarire hari abantu bagira gutya bakaza ari kuza kwirebera baje kwirebera gusa nta kindi ariko ndashaka kubwira ngo we kuzuje kureba ahubwo za wese ufata icyemezo kandi Imana yiteguye kugira ikikora wari uvuze ngo ntange nimero cyangwa mu telefone nkuko tuba twanatanye n'ubundi tunashima Imana nako tunakwiye no gusabira mu cyano n'abo duhaye umwanya wabo kugira ngo tubane muri uyu mwanya kandi neza ko nabo hawe icyo wabungutse muri kiganiro yego 078 gatatu gatandatu gatandatu 20 10 078 gatatu gatandatu gatandatu 20 10 ngira na Airtel 0 karindwi gatatu 8 gatandatu gatandatu 20